ndabona handitseho Ramazan ariko nago nakumenye. Muri muvugana yitwa Imana Ramazan. Okay, ndakwibutse. Ijwi rise ndimenya. Yeah, okay, yeah, true. Bamenya njya nyikurikirana. Ego. Nawe nziza kujya kwitabira Miss. Wakugira brand ambassador w'agakingirizo wa brandinga ku cyapa utagakingirizo. Kugira ntabikora pe nje nabikora kuba naba grand ambassador wabyo ntago vuga ko byafasha abakobwa byafasha kuko bakitinyuka bakazajya bagakoresha yego nje nta kibazo nabikora pe uri wakaguraho ntago ndibaza umuntu akagura agiye kugakoresha oya The Zoom TV 24. Yes, twizera ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko tubibutsa ko turi muri konka ahantu heza cyane ushobora umuntu kuba yagurira ibintu byinshi bitandukanye amateleviziyo meza ruturagezweho hano kuri konka yabona ndetse n'inyuma muri background murabona ko ibintu bigendanye no kwisiga ibintu bigendanye no koga amasabune meza yose arahari. Hano rero mu mujyi ushobora kuhasanga kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane ntabwo ari ibyo gusa byatuzinduye by'umwihariko ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane meze neza nyampinga. Yego meze neza muraho neza nitwa Irène Murebwayire ndi umunyarwandakazi ndi umwe mu bakobwa bashaka itike yo guhagararira u Rwanda muri Nigeria rero kugira ngo nshigikire no kujya kuri bio kuri Instagram kuri biography yanjye Irène Rwihimba cyangwa ya Miss Africa Calabar 2020 muri bio yayo hari link irimo ugatakingaho maze ukatureba hari foto yanjye nibanza hakurikiza no dukompeta maze wagira ugomba kubukoresha Mastercard cyangwa Visa card ukabikoresha ijwi rimwe ringana n'idolari rimwe nubikora gutyo urabonshyigikiye murakoze. Urareba nk'urushyemo gake Of course umuntu abari muri byinshi ariko si cyane ntago byambuza kugera aburi stress. Yego. Hanyuma ubuzima bumeze gute muri rusange? Ya ubuzima buragenda turashima Imana nta kibazo. Imyiteguro noneho igeze ya imyiteguro ndimo ndagenda nitegura neza nsaba abantu ko bakomeza kunshyigikira. Ego. Hanyuma wenda kugira ngo tuze kuvugana neza wumva wisanzuye kamanze gato hari umuntu ari wifuje kuza kukuvugisha wenda kugira ngo ibintu bigende neza uko urikirana sinema cyane sinema yo mu Rwanda gakeya ego mu basitari ukunda muri sinema ninde? Hello Didas niyibizi niwe muvugana hanyuma ndi kumwe na Miss Murebwayire. Ni umushuti wawe ngira ngo wa hafi cyane ariko uri n'umufana we hari icyo bitwaye mu guhaye mukavuganaho gake? Abo nacoze kimwe. Okay. Miss mwavugana n'uyu muntu wenda mukagenda munamenyana ni umuntu wo muri sinema cyane muvugane kugeza igihe wenda mwumvishe mumenyana. Okay, mwiriwe. Nego nitwa Irène. Ego, Irène Murebwayire. Rahira. Wow, nifuje guhura nawe. Kumenya amazina. Ya makuru ni meza meze neza. Yarushanwa ndimo nditegura neza nkomeza gushishikariza abantu bakomeze kuntora. Yego. ndabona handitseho Ramazan ariko nago nakumenye. Muri muvugana yitwa Imana Ramazan. Okay, ndakwibutse. Ijwi rise ndimenya. Yeah, okay, yeah, true. Bamenya njya nyikurikirana. Ego. Nawe nziza kujya kwitabira Miss. Abati nta kundi tugushyigikira nk'abanyarwanda kugira ngo tukugire inyuma yo kwirushanwa ritwara.
ariko nawe ugomba gushyiramo agategeta. Of course cyane rwose nibyo ndimo. Yego murakoze cyane. Twaye irushanwa ukaba Miss. Ese hari icyo tugura abanyarwanda cyangwa abanyarwanda icyo bifuza? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere mfite kuba nateza igihugu imbere mbicishije ku mushinga wanjye ni ukurwanya inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu cyane cyane n'inkoresha ibikorwa bigiye bitandukanye biciye no kunoza no gushishikariza abanyarwanda cyangwa muri Afurika muri rusange ko n'amarushanwa yo muri Afurika muri rusange ko bagabanya amafaranga agura pads z'abakobwa n'abagore bakoresha mu gihe cy'imihango, kuko nabonye ntago icyo kije kubirandura burundu, ahubwo ni nk'umusanzu nanjye naba ntanzeho bakagabanyaho ku mafaranga kugira ngo wese azisangemo, ntibakomeze kurarikira wenda yabibuze akoresheje ibidafite isuku biramwanduje muteye ama infection, cyangwa akajya gushaka amafaranga kuri aba bantu kavamo inda kavamo n'ibindi bintu bizindi ndwara. Hama n'ikindi ni ugushishikariza abakobwa b'abanyarwanda gutinyuka cyangwa no muri Afurika rusange gutinyuka mu gihe bumva badashoboye kwifata bagakoresha agakingirizo, ibintu byo kugira amasoni ntibagire amasoni y'ako kanya, ahubwo barebe imbere yabo ahazaza ukuntu bizaba bimeze. Ego icyo cyane rumbwiye ni ukugabanya amafaranga bakora bagura patsa kugabanya ni nko kugabanya amafaranga cyangwa bakagabanya imisoro igenda kuri ibyo bipapuro by'isuku yacu, nubwo bitaba government ariko hari n'izindi zigura wenda 500 ariko bakabigeza ku bantu bose n'abaturage, kugira no mu biturage bakabigezayo kugira ngo buri wese abyisangemo. Ubwo rero n'uruhare rwo kumvisha inganda uko zagabanya ibiciro cyane kugira ngo buri munyarwanda akazi wese affording cotex. True. Ego wakugira brand ambassador w'agakingirizo wa brandinga ku cyapa ufite agakingirizo? kugira ntabikora pe, nje nabikora kuba naba grand ambassador wabyo, ntago vuga ko byafasha abakobwa byafasha kuba bakitinyuka bakazajya bagakoresha. Yego nje nta kibazo nabikora pe. Uri wakaguraho? Ntago ndibaza umuntu akagura agiye kugakoresha. Oya. I know. Ari byiza kugira ngo nagire challenge ku bantu benshi bagiye batandukanye. Yeah. Ubundi kandi akagira ikintu bakubazaho. Biramusubye cyane. Umuntu kubaza ati wabura agakingirizo kuba waba. Ati se ntabwo ndakagura kuko ushaka gushikariza abantu kugakoresha utanakagura nawe. Urumva icyo gihe nababwira mu gihe nanjye bizaba bigeze igihe yuko nakagura nkajya ngiye gukora ibyo gukora sex, ngiye cyambe nakagura kuko kaba kamfashije, ni byinshi kaba kandinze kandi future yanjye mandi kwitegura neza. Ego urebye mu perfume ya boyfriend wawe basangamo prudence, wakimagine iki? ntacyo byantwara cyane kuko urumva nawe arankunda mu gihe wenda yagiye turi abantu, wenda yagiye gukora ahantu kure cyangwa ari kureba kwifata bikanga, akaba yanibuka kuba yagakoresha, urumva hari byinshi nanjye yaba ndinze. Ubwo boyfriend waramutse agize imibonano mpuzabitsina n'undi mukobwa ya urumva byaba ari hagati yanjye nawe twabivuganaho nkareba ko, ariko ngiye cyambe nashyira imbere nkavuga kuko no umuntu arankunda kuko ntakoreye aho ngo azanye nduzi ibirwara. Ego wakoreye aho ngaho afite amahirwe make yuko mugumana cyane pe, ahubwo nubwo twaba tukigumanye ntabwo nzi ibyo yabanzaniye. none se ku gice cyawe harimo abana b'abangavu? Ego
barimo baraterwa inda ntabwo twavuga yuko ari zitateganyijwe umwana w'umwana uvunaga agomba guteganyijwe ya true nawe basabiriye uruhare rwawe rwawe uramutse kugize umuyobozi ushobora kuba yarwanya abantu batera abana b'abangabina wowe wakora iki nibe bihano washyira nahitamo icyo kuko cyangwa kubana abantu njye sinzi njye ndamutse mbaye umuyobozi gutyo nyine ushinzwe kuba narwanya icyo cyaha njye nashyiraho igihano gikakaye gikomeye kugira ngo buri wese agitinye nk'uko umuntu yavuga ati atinye kwica umuntu baramufunga baramufakatira imyaka myinshi nanjye nashyiraho igihano gikakaye kuko iyo ugize izo nda iyo umuhungu ateye umwana w'umwangavu inda ni imyaka 5 bamukatira niba ntibeshye imyaka 5 ariko njye nayongera nkayikuba ngashyira nk'imyaka 10 cyangwa 20 kugira ngo umuntu arebe uburemere bw'icyo cyaha yakoze yego nakongera bihano cyane pe twinshi ariko njye abantu benshi twahuye bagiye kujya mu rushanwa barayatsinze ko ibibazo nabo bazaga bari babihasanga wow wow nta muntu yafanye ngo atsinde oh merci beaucoup umuntu ntago yimenya cyane yego akunda bibwirwa wow merci beaucoup ndabashimiye okay murakoze cyane yego bamenya over nizere ko umuteye amashaba nk'uko yatera abandi ngenera amashaba no suko abakobwa bose twakundanye barongowe n'abakobwa bose mwakundanye bararongowe bamenya twizere ko nyine kwa kundi umugani uri kugenda ubashishikariza no kumutora hagati aho nawe ngo aragusuhuza ariko bamusigiye ibitwenge hano mwaganiraga ibiki ko narindi hirya gato twaganira ku by'amarushanwa by'amarushanwa murakoze cyane bamenya kuduha umwanya wanyu kandi twizere ko n'undi munsi nyaboneka nabwo tuzaciringa nk'ibisanzwe murakoze Zoom TV ni ukuri rwose umunsi mwiza nawe umunsi mwiza bamenya kubwiye ko ngo nta muntu yigeze afana uratsindwa cyane yambwiye ko atera amashaba hanyuma mu buzima busanzwe bamenya ari umuzi ego hari filime njya mbona ziwe zica kuri YouTube ntabwo nzikurikirana cyane ngenda mbonaho duce mugenda yabaye icyamamare bamenya ni umuntu ukaze cyane I know no ku byapa ego niki uzi ukunda cyane kuri bamenya mu buzima busanzwe ni umuntu uzi icyo ashaka kandi ni umuntu w'umuhanga cyane kuba ndumva ko ntakurikirana ibya sinema cyane kuba wafata ugakora nka ziriya sinema kuri YouTube bisaba imbaraga nyinshi kandi bisaba n'ubwitange icyo nabonye ni umugabo ushoboye ukunda ibyo akora kandi uri hard working bamenya murahura amaso ku maso gutya oya ndabona ariko ndeba ibikorwa byakora wow muravuganye uba ufite nk'amatsiko yo kubonana na bamenya mbona ngo abastari ku bastari nyine birumvikana amaso ku maso byaba byiza ariko nsanzwe mukurikirana hanyuma mwaganire byinshi ngira ngo ikiganiro ni n'abamenya wakinkoreye kurusha uko wenda nari kugikora ariko se by'umwihariko tugaruke kuri rya rushanwa n'ubundi riracyakomeje intego yawe iracyari yuko wanagiye gukana abanyarwanda twizera iki cyane ko ibindi byose babimenya abimbarisha abanyarwanda twizera iki kuri Murebwayire mu gihe azaba yaduhagarariye koko nk'umunyarwandakazi murakoze cyane icyo nabizeza nuko ndamutse ngiye nkahagarara u Rwanda muri Nigeria nukurikiza indangagaciro zanjye nk'umunyarwandakazi kandi nkazitwara neza hamwe n'Imana ariko twagiye tubona abakobwa mu ruhando mpuzamahanga abanyarwanda mu guhangana sinzi niba ari ugutinya ariko ntibakunze gutwara amakamba ubona bipfirahe ni ubwoba ni ukutigira icyizere ni imishinga wenda idafatika cyangwa se iri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'indi mu mboni zawe ubibona uko ngiye mbibona kuko ni ubwa mbere nitabiriye amarushanwa mpuzamahanga uko ngewe mbibona rero
sinzi nimba ari ubwoba ariko ntago ari ubwoba kuko baba batraininze cyane baba batraininze even nko muri Miss Rwanda baradutraininga cyane ukuntu umuntu agomba kuvuga muri public ukuntu umuntu agomba kwitwara n'abatraininze cyane rero hariya biterwa n'abajudge nkuko baba babigize kuko ntago navuga ngo abajya hariya bose ntago baba bazi kuvuga cyangwa ntago bafite projet zikomeye zo baba bazifite kandi abazi no kuvuga cyane rero kuko buri wese ntago bahita batoramo ubwo abajudge bafite ikindi kintu bakurikiza bagatora mu buzima busanzwe uri umunyarwandakazi wenda afite indangagaciro zawe ugenderaho zimwe na zimwe ariko nk'umukobwa w'umunyarwandakazi wumva niki gikwiye kuranga nibura umukobwa w'umunyarwandakazi ku buryo ari ishema akwiriye guharanira akavuga ati banyarwandakazi cyane cyane mwebwe kazi ubwo banyarwandakazi ibi burya ABCD ku munyarwandakazi ni ngombwa kugira ngo aserukane ishema ahantu hariho hose icyambere cy'umwana w'umunyarwandakazi cyangwa se umukobwa w'umunyarwandakazi yakora cyambere no kwesha agaciro umunyarwandakazi kandi ikindi no gukunda igihugu cyambere no gukunda igihugu plutôt cyakora no gukunda igihugu naho wajya hose ukaba ufite ishema yacyo kwitwa umunyarwanda kandi ikindi no guharanira kwiteza imbere no guteza abandi imbere kuko nyakwa Perezida wa Repubulika buri gihe akomeza kubitushishikariza nk'urubyiruko ko tugomba kwiteza imbere tugakora amaboko mu mifuka tugakora tukagira icyo tuzimara ejo hazaza mu buzima busanzwe ukunda gukoresha amaboko cyane mfite n'ibikorwa nkora hanyuma niki ari ugukoresha umutwe cyane no gukoresha amaboko niki wahitamo byose bibyara amafaranga wenda angana ubundi iyo ushaka amafaranga nta kitakorohera nubwo wakubwira ati ibi wakoresha umutwe wakoresha amaboko ngiye rwose icyo nzi cyambyarira amafaranga menshi yanteza imbere yajya ucyamarira njye nagikora cyaba cyoroshye kuri njyewe wahinga se ubwo n'isuka byanyabyo atari guhingisha kubera iki nzi ko ndi buhavana amafaranga ari bumfashe nabikora cyane hanyuma ni iki wabwira abakobwa batinya umurimo hari abakobwa batinya umurimo ku buryo ureba nk'ikintu gitagatifu I know icyambere abakobwa bakunda bati abakobwa b'i Kigali cyangwa abakobwa bo mu mujyi batinya gukora ariko ngiye icyo numva navuga nta muntu agura ikintu cyangwa ashaka ikintu atakivunikiye nicyo kintu cyambere ubundi amafaranga uvanye mu muruho wawe mu kuntu wakoze ukaruha ari amafaranga araryoha cyane icyo nababwira dukura amaboko mu mifuka ntidutegereze ati kana karayama ni handi uzagura umuntu ati mama uyu munsi ati ndashaka amafaranga ayangaya nibimubwira rimwe kabiri gatatu azaguhaga gufata ukundi kuntu utari ariko icyo nabashishikariza cyambere ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora kugira ngo tuziteze imbere kuko bizadufasha ejo hacu hazaza tugeze mu tubazo dutoya nka dutatu twa TikTok uri umunyarwandakazi ni iki kigutera ishema kumva ko uri umunyarwandakazi ku buryo niyo wajya ahantu hose wahagarara ukavuga ati ngende umunyarwandakazi wavuga ati abanyarwandakazi mujye hariya ugahagarara rwose wumva wemye ikintera ishema kuba ndi umunyarwandakazi icyambere nuko nuzuza indangagaciro nk'umunyarwandakazi koko mu mitwarire yanjye kandi ikindi bishingiye nk'uko abantu bazi igihugu cyacu cy'u Rwanda numva nta cyantera isoni cyo kuva ko ndi umunyarwandakazi tuzi ibikorwa aho twavuye naho tugeze n'ibikorwa bituranga numva nta cyantera isoni yo kwita umunyarwandakazi yego ufata nk'akaruhuko ukumva imiziki niwe muziki muri ino minsi uri kumva cyane indirimbo muri iyi minsi mparaye ko nabivuga ni andi bumuntu yitwa keke 205 nimba ntibeshye iriya ndirimbo ko nabonye ngo ni based on true story nawe harimo ka true story ntago ari true story yanjye ariko ndayikunda nkunda injyana yayo umuhanzi ukunda mu Rwanda ninde wa wundi niyo yahimba indirimbo ivuga ku bijumbu kumva wayumva sinzi ntago njya mvuga ati n'uyu muhanzi nkunda njye nkunda indirimbo kuko nyine nkunda umuhanzi hano wowe wemera cyane wenda wowe wemera n'ubundi wa wundi uvuga ati iyi my favorite uwo mbona uri umuhanga mu byo akora kandi abikunze kandi ubona abishizemo imbaraga ni Bruce Melody uranamukunda rero cyane yego ndi umufana we bakusigara amarangi
Okay. Ugifana umupira w'amaguru cyangwa indi mikino ugashamamara kwa kundi uvuga ati ikipe nyine yakinye ukumva biguciriye ishati? Oya wenda yo kuvuga ko amavubi yagiye like nimba ntibeshye amavubi yagiye guserukira u Rwanda. Okay. Mu mukino muri Cap Vert. Yego. Okay. Nibyo mbanzi nyine ko yagiye guserukira ariko sinzi umuntu ikipe bagiye gukina nayo nyine ntago bikurikirana cyane. Za Rayon na za Perise nayo ugifanamo ko abantu benshi usanga bafitiye aho bahagarariye. Naba nkubeshye. Kurya iyo ugiye kurya hari abantu batarya inyama, hari abantu batarya amafi. We ni ibihe byo kurya abantu benshi bakunda kandi wowe ukaba utabirya? Aba ntabirya. Abantu bakunda imboga rwatsi. Imboga rwatsi. Dodo. Cyane dodo. Ndasanga cyane. Ura twa dodo ntabwo turya amashusi. Amashu ndayarya ariko nyarya rimwe kubera uburwayi mfite bw'igifu ntabwo narya kabiri ariko nayo ndayakunda. Igifu wagitewe n'ari igifu ngo burya ngo giterwa n'umujinya, ikindi ngo kigaterwa no kutarya. Buriya iyo utarya nabwo ushobora kurwara igifu. Igifu nacyanduriye muri secondaire. Ku biryo twaryaga ntabwo byangwaga neza rero ndwara y'igifu. Waryaga kawunga? Ego. Kawunga ntabwo bigaragara ko utakarya cyane. Hari ibihe biryo ukunda cyane noneho? Nkubwire n'umuntu wese unzi ku nyama. Nkunda inyama cyane. Akanyamurebaho cyane? Hariya ho rwose sinzi ndabikunda cyane nkunda inyama. Hari inyama zo mu nda. Inyama zo mu nda urazirya? Nkubwiza ukuri nta nyama ndobanura. Buri nyama yose ndarya. Inyama ni nyama. Ubuyobozi bw'u Rwanda, leta ihora ishishikariza urubyiruko ko bakwibonamo nyine kuba abayobozi b'ejo hazaza, kuva ku bigo bya leta kugeza kuri no muri perezidansi. Burya biba byemewe kuba waba perezida. Ni hehe wumva waba umuyobozi? Umpe n'impamvu. Wenda ushaka kuba minisitiri w'umuco, wa siporo, wenda minisitiri w'ubutaka, simbizi. We ni hehe muri guverinoma bakubwiye ati inama ya minisitiri igiye guterana ku buryo wavuga ati ngewe ibyo niyumvamo nibe niho mwashyira kurenza? Okay. Icyo ngiye aho numva minisitiri naba minisitiri ujyanye n'umuco na siporo. Yego. Kuko muri ngewe nkunda umuco nyarwanda ndawukunda cyane. Yego. Rero namuba nkazanshishikariza urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo dukunde umuco wacu. Umuco wacu n'uzadufasha nitwe bayobozi b'ejo kugira ngo n'undi muntu wese azaza kuko ntago twakibagirwa umuco wacu nyarwanda kandi twebwe Rwanda rw'ejo n'abazaza nyuma yacu nabo bazaze hari icyo tuzi ku bijyanye n'umuco wacu ntuzacika ko tuzakomeze tuwusigasira. 70% by'abanyarwanda n'urubyiruko. Ni imibare leta igaragaza ko rwose ifitiye icyizere urubyiruko rw'ejo hazaza. Niyo nama cyane cyane nka nyampinga wagira urubyiruko kugira ngo nyine icyo cyizere leta idufitiye cyangwa irufitiye kire kuzatakara? Murakoze cyane nk'uko nabivuze mbere nuko urubyiruko twakora tugakora amaboko mu mifuka, tugakora tukiteza imbere kugira ngo ubuzima bwacu ubundi ubuzima bwawe ni wowe ubugiye nawe ukamera ukuntu muri fitire yawe buzaba bumeze. Iko rero nabwira urubyiruko nuko twakora cyane tugakora amaboko mu mifuka, tugakunda igihugu, tukagikorera natwe tukiteza imbere mu byo byose dukeneye. Turagushimiye cyane wakoze kuba witabiriye ikiganiro cyacu kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira uko byagenze n'ubundi tuzongera tukaganira. Nta kibazo ndahari. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Mahirwe masa. Murakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.